kugira ngo abantu baze kumugirira attention. Mu by'ukuri ahantu Gasuku aba ari namwe mujya muhabona, nta kindi kintu kiba gihari uretse nyine abakecuru bashaje ndetse n'amapusi. Hariya ngira ngo ni ku bitaro by'abantu bashaje, niba wenda yirirwa yoza mu nyo h'abakecuru simbizi, yarangiza nyine yumva amaze kuza gusara akaza kuza gufatira furi ku bantu. Ariko Gasuku nanjye ibyo ngibyo mbikubwire, ngewe ndi umuriro wo kotera kure, ndi umuriro wo kotera kure. N'ikiganiro wankozeho ngira nabonaga agira umeze nk'umuntu wiriye amafaranga, ariko nawe udashaka yuko ibintu turi buze kuba twabigira ibintu birebire cyane, kuko iyo watatse ndakuzi ukuntu wataka Gasuku, ko wataka ndabizi. Hariya ntabwo ugize unyataka, kandi amafaranga byo byanze bikunze uwitwa Antoinette yagutamitse. Icyo kigore rero cyo muri Ngororero urumva ni n'akarere gahana imbibi n'iwacu kirirwa gihisha ababyeyi bacyo, kikaza gutira ngo ba bishop. Wa mugore muri Amerika, sinakubwiye wowe n'umugabo wawe ngo uri Magashi? Sinababwiye izo nkoma amashyi zose ngo z'u Rwanda? Magashi, uzatubwire urutonde rw'abantu b'iwanyu bari mu rwibutso, ujya uvuga yuko ukunda u Rwanda. Ngewe kano kanya ndaguhereza abantu barenga 9 barenga 9 bari mu rwibutso, imibiri yabo iri mu rwibutso. Uzatubwire basi umuntu w'iwanyu umwe waba warazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ubwo ni Magashi. Tujye ku witwa Pasiteri Niyonzima Jean Claude, uzatubwire umuntu w'iwanyu cyangwa se umuntu muziranye wazize jenoside, uzamuzane nawe uri nkoma amashyi. Tuze nuko witwa Gasuku, uriya we ni umukongomani, abantu bose babibona. Gusa nyine ngo icyo akundira u Rwanda ngo nuko ngo rwamufashije rukamurihira amashuri. Kuba waragiriwe neza n'u Rwanda ukaba uri kubizirikana, Imana ikugirire neza, ariko nanone ujye wirinda gukora inkuru watamiye, kubera yuko abantu bakomeza kugenda bakubona imboga mu menyo. Ikiganiro cy'uko Gasuku yakubiswe nibyo koko uriya mutipe yarakubiswe, ariko njye nababajwe no kubona umuntu ufite umutwe upima ibiro 50 ariko afite ubwenge burimo amazi. Gasuku, reka ngewe nkuhereza icyo bita umuburo. Ntago ndi kuzana atake cyangwa se ngo nzane feedback y'ibyo waje kuza ko wambwira. Nkuko wavuze yuko ndi mushuti wawe, na n'uyu munsi ndacyariwe. Ibyo ngibyo kuza kwanga uri kurengera, iyo mirongo yo kurengera washyizeho, nanjye mfite yanjye nashyizeho, n'undi afite yagize gute yashyizeho. Ibyo ngibyo tubanze tubyumvikaneho. Impamvu mbuze ngo reka mbanze ngo burire, nuko wowe bidatinze uwitwa Badrama araza gupfa. Ndabisubiramo, uwitwa Badrama bidatinze araza gupfa. Abo bafitanye ikibazo ndaza kukwereka imikino bari gukina kugira ngo bakwetinga umwanzi wa Badrama namara gupfa. Ayo magambo uri kwivugisha ngo mfite ngo abahungu banjye, wowe Badrama namara gupfa ibintu bizakubera ibibazo bikomeye cyane. Narakurabuye ndakubwira ngo izo nyama wirguhereza abanyamakuru b'i Kigali zireke kuko nawe ubwawe wari uzi neza ibintu biri mu izo nyama, wari ubizi ibintu byari birimo, ibintu by'ibizaratsi abantu bagenda bakarya bagatangira kugira bamera nkaho ari ibihwinini, ntibamenye gutandukanya ikibi ndetse n'icyiza. Ndetse abandi bagiye barya amarozi b'abanyamakuru bameze nkaho bafunze mu mutwe batajya bumva, bagiye barya amarozi ku buryo mu minsi iri imbere muzajya mupfa mwebwe mutarwaye. Misiyo uwitwa Gasuku yari afite kuri mwebwe yarayirangije, ndetse akimara kuyirangiza yabaye useless ku buryo kano kanya asigaye avuga afite ivata mu kanwa. Kiriya ni ikimenyetso cy'umuntu ushonje, anytime ushobora kuza kuba yajya kuri kamera akavuga akanapfa, agapfira kuri kamera kubera inzara irenze ukwemera. Ariko ndashima yuko azi kwivugira. Ariko nanone mu gihe igifu cyawe cyagutanze imbere, amafaranga ukorera si amafaranga make y'Agasuku urabizi, ariko igifu cyawe kimeze nk'igikapu cya kangaro ushyiramo ntago kijya cyuzura. None se ubwo ngo uzagira inda yasumbye amaboko uzabaho ute? Bizagenda bite? Baca umugani mu Kinyarwanda bakavuga ngo urya inshuro n'inshuti bigashira ugize gute udahaze. Niba utinyuko ugashaka yuko ujya kugura imbavu niba ari izimbwa simbizi, ari uko wabanje kugira gute gucuruza amarangamutima yanjye we Gasuku.
kano kanya nje kukurabura kugira ngo nkubwire ngo amagambo uri kujya kwivugishwa ku marayivu umenye ngo uri ikigoryi nta bwenge ugira. Bikanambabaza cyane umuntu ufite umutwe ungana gutyo ugatekereza nk'igitambambuga kwe, ngo abantu ngo baje ngo batatu ngo barankubita ngo bafite nk'imbunda, kuki se batakwishe? Ukuri kw'ibi bintu turabikura mu biganiro byawe, ntabwo njya nkunda gukoresha ngo ibintu ngo byo ku ruhande ngo nze guhimbahimba. Turakoresha ukuri ko mu biganiro byawe wakoze. Nawe ubwawe niba koko uri freshinga nk'uko wavuze, uraza kuza kuba wakwikuriramo ibintu bigomba kuza kuba bigufitiye akamaro, ariko wakoze ikosa rikomeye cyane. Niba wenda n'uwo bita ngo Antoinette ngo yaguhaye ngo amadolari 500, koko Gasuku, koko utinyuke ngo uje kunyataka ngo kuko ngo navuze ngo kuri Magashi ngo umunyeshuri wawe ngo urise wa Magashi. Imagine interahamwe ziraho ngaho zibikora ibiganiro zikavuga ngo jenoside ngo abatutsi bakorewe ngo ni y'Abanyamurenge, ngo byari bikwiriye ko ngo baca amajosi bakabaniganiga. Uwo mukobwa ko ntarabona umusubiza, mukaza kumwarira cyangwa mwabuze amaviews murumva ko ari ngewe wabaye content. Mwakubwiye ngo atake kuri ngewe ntabwo nyifata nk'ikibazo, iyo unyatatse egari ko ugomba kuza kuri kumpindura umukire. Mwebwe muze muri benshi mwatake, hanyuma ngenze mbahereza ibyabanyoko. Nta n'ibintu by'imikino ngomba kuza kuba mfite. Mwebwe narababwiye ngo iyi mihanda muraje mu mbone ibintu byanyu muzamukora mudashyira n'imibare. Ikigoryi bagitere, nibamara kugitera kize kivuye ngo ni Badrama ngo wabikoze. Ese urishoboye ko ari Badrama? Gasuku kuba yatewe yanakubiswe, by the way yanakubiswe, ariko uri kuvuga ijambo ritari ryiza rivuga ngo ufite abahungu ngo ndetse ngo very soon muraza kwihorera. Kandi amagambo witwa Badrama yavuze, banyarwandakazi bisubiremo, mwanyise interahamwe ndetse n'abandi ni mu bishaka mujye mwongeraho kabombo, kubera yuko interahamwe burya zirarutana. Hari interahamwe zisanzwe, hari n'interahamwe za kabombo. Ibyo mwumva mushaka kwita mugende mubyite nta ribi. Abanyarwanda bo batureba, abarengana bababona, abari kubabona. Sinzi niba ibyo nushobora kuza kumuri kubyumva. Igihe nabereyeho sinigeze mbona umuntu utangaza amagambo akomeye cyane ku mukuru w'igihugu nk'umurita Badrama. Kandi umukuru w'igihugu warakubwira ngo ntabwo twebwe tuzapfa kabiri, aho kugira ngo ngewe uzaze wica abantu, ngewe nzakwica. Sino kugufata ngo bakujyane mu rukiko, we azakwica. Bivuze ngo no kuba yica araza akabyemera mu bame yuko yica, arabyemera. Badrama rero si umuntu wo kubaho mari, si umuntu wo kubaho uriya, kuko yavuze amagambo menshi cyane. Ariko iyo yavuze amagambo nk'ariya akayavuga ku muntu, Badrama agapfa, bita bitangira kugenda bisakuza ngo wa muntu ni umwishe. Kano kanya rero ka Badrama agomba gupfa, uko byagenda kose agomba gupfa. Umurambo we uzaza kuri Gasuku, ndetse wowe uzaba most wanted ku isi, kubera amagambo y'ubugoryi ukomeje kugenda uvuga. Ufite umutwe munini bro, koresha ubwenge bwawe bukoreshe neza. Ureke kuza kunyijundika, uranyijundika hejuru y'iki? Urakubita imitego abantu baryamye, wagiye gukubita imitego abantu bahagaze, wababuze? Ubwo ngubwo ngiye urangendaho bize ku mpombyi iki, bize kungira ngaruka zimeze zite? Uretse icyo